namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubayemo namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'ibyo tubona kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkisigura nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkisigura Ngoma ngoma itazigere hangoka umenyo yabishe gica sinamizwe kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuyeko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkiziguye nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkisigura nategekewe kubaho no ku gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkisigura nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkisigura yaba mwari muzi twebwe turi kubyumva ukuntu tubyumva ukuntu twagiye mbese mbese ari ugeze gutya 2019 wemerera niyo ko muzaririmbana nahoze mbibona nkeka ko ari muri kwa emehane nkeka ko ari nawe wanabahuje mugeze gutya murabikora mukoze indirimbo 2021 mukoze indirimbo niyo mwandikanye ni indirimbo wowe wicaye ukavuga ngo ngomba kwiyimbana na niyo igitekerezo cyaje kiriya gihe ariko twagiteguye umwaka indirimbo twiteguye igihe kitari gito ariko imitegurire y'iyi ndirimbo yari irimo ibintu byinshi bitandukanye arimo kubaka icyizere urukundo ubushuti ubuvandimwe ndamusura aransura turamenyana hanyuma nashakaga ko niyo babanza kumumenya nk'umuhanzi ushoboye kuko yarashoboye banakuza ngo nakoranye indirimbo ngo ndi nagahonga oya niyo yarashoboye kugera hanze abantu bose bakamumenya yamara gufatisha tugahura tugahuza imbaraga indirimbo rero n'ubuhamya byari nijoro duhura muri studio duhana gahunda ya studio duhura muri studio ntago twanditse nukuri niyo mu ndirimbo wanditse ntirimo nanjye muyo nanditse ntirimo ariko muzo twanditse rimwe muzo twanditse ako kanya muri studio niyo ndirimbo twandikiye aho ngaho kuko twaravuze tutari ku niki turavuga ariko izi nazo kuba turi hano n'izindi mbaraga
naho byahereye dutangira kwandika nkandika Irene yari ahari nawe akabyuka ati igitanda cy'amahwa ko yari ari mu bitotsi arabyuka ati aho hantu mwashyira igitanda cy'amahwa turaseka cyane ni ibitotsi ni iki atari ku cyo dusanga icyo kintu koko cyari gifite sense igitanda cy'amahwa nuko twabuildinze indirimbo ariko mbere ko tuyikora twatangije isengesho ya Imana ibana natwe niyo mpamvu yabaye natwe iri kurebwa bagende babikurikirane none uyu munsi indirimbo imaze kugira views ibihumbi 100 birenga igiye kugira 200 mu kanya mu minsi ingana turi hano irahita igira 200 mu minsi itanu bagera ku YouTube bayirebe kugira ngo barebe ubwiza bwayo barebe bumve n'amagambo akomeye cyane arimo cya gitanda cy'amahwa kimwe gihanda ufata gute niyo mufata nk'igitangaza kandi igitangaza cya buri munsi ku gitangaza tuvuye hano oya uko ntekereje niyo mbona ari igitangaza cy'ubuzima kuko kuva namenya niyo namubonye ibintu bitatu by'ingenzi nasangiza buri muntu wese nasanze niyo ari umuntu ufite ibintu byinshi abitse muri we by'ubutunzi bishobora kuzatunga isi cyangwa se generation n'abana nzabyara n'abazankomokamo amagambo niyo bitse muri we ashobora kubatunga icya kabiri nasanze niyo ari umuntu wubaha Imana kandi ufite ibyiringiro ureba ibyo tutareba twebwe hari ibyo tubona ariko niyo arabibona byose akabasha kubireba ikindi gikurikiye gikomeye cyane niyo ni umunyabwenge kubana n'umunyabwenge nyine nawe hari icyo gukongora gikomeye cyane niyo dusoza ubwo ngubwo nyine urabyumva nawe wagize gutyo umwana atagize nyina Imana imumugisha ukuranye na cya cyamamare wifuzaga wayifashe gute uyu munsi ubifata gute ese mpinduka nanjye icyamamare ni byiza cyane ubu turi ku rwego rwo kwita ibyamamare twese ubwo ni ukuvuga ngo ikintu naba nshingiyeho cyane ni uko ahubwo kuba naravuganye nawe nkanavugana n'abandi bagenzi be byangize icyamamare ni nk'uko nabibabwiye Aline ari mu bantu batuma niyumva nyine nk'umuntu ukaze kuko icyo gihe ari gahunda ni nawe muntu havuyemo manager wamuje nawe kuko we byari ibindi niwe muntu nari mwe nawe uzwi cyane w'icyamamare rero kubera nahuye n'icyamamare ubu nanjye ndi icyamamare kubera nahuye n'ibyamamare ubu ndi itsinda ry'ibyamamare urakoze cyane kubana natwe nibya gaciro gakomeye cyane ijambo rimwe umuntu wasize mu giturage babandi mwabanye muri bwa buzima butoroshye gufataga mu buryo budasanzwe ijambo rimwe twigendera ushatse wabicisha muri ubwo buryo kore hashoboka Imana itagukura murakoze cyane Imana ibamumugisha bumvise urakoze cyane Aline tugana ku musozo ikibazo oya aho wavuye turahazi tubwiye sasa rero uyu munsi ubuzima bwa Aline ubuzima bw'urukundo rwa babiri buhagaze ute ruhagaze ruri mu zindi mbaraga gute gutyo nyine izindi mbaraga zitandukanye n'izo twe tuzi ruri mu zindi mbaraga uyu munsi ntabwo ari nakiri umuntu umwe muri babiri mu buhe buryo muri ubwo buryo nyine bw'umugabo n'umugore mu zindi mbaraga bw'umugabo n'umugore mubana njyewe nakoze repetition y'izindi mbaraga mu zindi mbaraga zikomeye cyane uranyuzwe cyane kurenza uko wanyuzwe ikindi gihe uko bwije nuko bukeye niki wishimira muri uko kunyurwa kawe muri urwo rukundo nuko ngiye umeka umwuka w'abazima uhumeka urwo rukundo se rwari uko nahumeka urukundo nyine umwuka w'abazima habamo urukundo n'amahoro n'ibyishimo urabona ko ndi guseka udasiba reka neza aragukunda cyane too much biri too much yaguhaye n'impeta nziza murakoze cyane murakoze cyane kubana natwe n'iby'agaciro gakomeye cyane mwakoze cyane sibyo beza reka tubashimire cyane kandi indirimbo guys mujye kwireba kuri YouTube hari indirimbo dufite ahangaha ubundi DJ Bisoso aza dukubita umuziki nkunda Bisoso ndabivuze kuri radiyo reka tuzamuke na Juno Kizigenza mu kanya gato cyane tugiye gukubita ikintu cyitwa muziki wa fresh sana